Hey guys! anyways. Hey guys! Murakaza neza kuri channel yanjye my dear, my letter to my younger self. Ariho nganira ku bintu byose nifuzaga yuko nari kumenya nkiri mutoya. Ubwo nganira ku bintu bitandukanye harimo nko kwita ku musatsi, ku ruhu, ku mubiri muri rusange, nkatanga n'ama tips n'ama tricks y'ukuntu wakemura ibibazo bya buri munsi umuntu acamo. Ubwo niba wumva ibyo bintu ari ibintu ukunze, please do subscribe. Uyu munsi ndaza kuganira ku bintu ushobora gukora kugira ngo ugire amenyo akomeye, afite isuku kandi yera y'umweru. Ikintu cya mbere nkora kugira ngo nite ku menyo yanjye ni ukwiborosa. Korogati nkoresha ni korogati What? Bro, what are you talking about, man? Oh my god. Child. Anyway, so Umuntu ufite amenyo ari sensitive ushobora gukoresha Sensodyne. Niyo abantu bafite amenyo ari sensitive. Nazo ni nziza zose, ubwo ushobora gutora izo yo wifuza bitewe nuko amenyo yawe ameze. Ariko ngiye nkundiye cyane. Ushobora gukoresha uburoso butandukanye, harimo ubugubu buri electric, ariko ngewe ubugubu kenshi nibagirwa kubucanira. Ntekereza ko abantu benshi bafite uburoso buri electric bakunda kubibagirwa kubucaginga ubundi tugahora dukoresha ubugubu busanzwe. Ariko abaganga b'amenyo bavuga yuko uburoso buri electric kenshi aribwo bwiza, ariko ndatekereza ko n'ubugubu bukora neza. Mwari mubizi yuko kwiborosa nijoro ari byo ngombwa kurusha kwiborosa mu gitondo. Twese twiborosa mu gitondo kubera ko iyo utiboroshe mu gitondo ugenda wica amazuru y'abandi. Ariko kwiborosa nijoro ku bijyanye n'ubuzima bw'amenyo yawe nibyo byangombwa. Nanjye ubwanjye umva sinzi niba ninjye yongeye no bw'igicucu utari ubizi, ariko hashize nk'amezi 5 aho gaho ariho mvuganye na muganga w'amenyo ambwira ukuntu kwiborosa nijoro ari byo byangombwa cyane kurusha kwiborosa mu gitondo ku bijyanye no gukomera kw'amenyo yawe n'ubuzima bw'amenyo yawe. Iyo ugiye kuryama udamajije kwiborosa ya macandwe mu kanwa kawe aba ari gukora kugira ngo akore ka kazi ko kubaka amenyo yawe, ahubwo ibiri gukora akazi ko kugerageza gukuramo ya myanda uba ufite mu menyo. So niba utari ubizi nanjye ntabyo nari nzi, please oza amenyo yawe nijoro. Ikintu cya kabiri ushobora gukora ni ukugabanya isukari, kuko isukari yangiza amenyo cyane. Ukagabanya isukari, yaba ari amaji unywa, ibintu by'amakendi urya, cyangwa se amasoda umuntu anywa. Isukari muri rusange, ibintu by'isukari muri rusange ukabigabanya, wenda ukazajya ubifata rimwe na rimwe nko muri weekend, ariko muri rusange ukabigabanya. Ikindi kintu ni ukugabanya kafe. Abantu bakunda kunywa ikawa, mugabanye ikawa kuko ikawa yangiza amenyo, kandi cyangwa se niba unyweye ikawa ukoresha umuheha ushobora gukura kugira ngo ikawa itajya ku menyo yawe. Ikindi kintu cya gatatu ushobora gukora kugira ngo amenyo yawe abe ameze neza ni ugukoresha floss. Sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ariko navuga ko ari umugozi w'amenyo umugozi w'amenyo. Niba hari umuntu ufite ijambo ryiza kurusha umugozi w'amenyo, please comment down below. Nyita floss. Ushobora gukoresha floss kuko iyo wiborosheje utakuyemo ya myanda irimo hagati y'amenyo, uba ari nkaho wiborosheje nka 50%, ibindi bice by'amenyo utabigezeho, kuko uburoso ntabwo bushobora kujyamo hagati y'amenyo ngo ushobore kuborosa neza. Ukagafata ukagashiramo hagati y'amenyo hagutya, ugakuramo ya myanda irimo hagati y'amenyo, ubundi ukabona kwiborosa ya myanda irimo hagati y'amenyo wayikuyemo. Ngiye ndi extra, sinzi niba abaganga b'amenyo bavuga yuko ugomba kubikora kabiri, ariko ngiye mbikora kabiri. Baza gukuramo imyanda y'amenyo, imyanda hagati y'amenyo nkiborosa, ubundi narangiza kwiborosa nkongera nkakuramo. Ugomba numva mu mutwe wanjye iyo niborosheje nanone hari ukuntu nyisunitsemo
izunitsemo hagati y'amenyo nkongera hozamo kugira ngo mbe mbizi neza 100% yuko hasa neza ku buryo bwose nashobora. Ni ngombwa cyane gukoresha ubuntu nk'ubu. Hari n'umundi butari ubu bw'akagozi ufata ugashiramo hagati y'amenyo. Nabwo ni bwiza, ariko ngiye nkunda gukoresha ubu mushobora gufata. Nkumva mfite control kurusha iyo mfite akumugozi. Umuntu ugitangira kubukoresha rero, ikibazo kenshi umuntu ashobora gutangira kubabona hari kuvamo amaraso. Ariko kuvamo amaraso ntabwo ari ikibazo. Bivuze yuko gusa ari gugitangira, ntabwo bivuze yuko uri kwijomba cyangwa se iki cyangwa ugomba kubihagarika, ahubwo bivuze yuko ugomba gukomereza aho gaho. Biterwa na infection ufite mu menyo. Ubwo iyo ukora isuku neza mu menyo ugakoresha n'iyo floss, nyuma y'igihe yuko ugenda ubikora igihe kirekire, bigeraho bikarangira amaraso akareka kuva. Ariko bitewe n'ukuntu wenda infection aho igeze mu menyo yawe, ushobora kuzajya ubikora ugomba wenda kubikora igihe kirekire kurushaho. Mu gihe umajije gukoresha ila floss no kwiborosa neza ukita mu kanwa kawe neza mu gihe kirekire cy'amezi nk'atatu, ukabona cya kibazo cyo kuva amaraso kiracyahari, nakugira inama yo kuvugana na muganga wawe, kuko wasanga wenda hari ikibazo kiri hejuru wakagombye kwitaho. Ikindi kintu nanone twakongera kugaruka mu kwiborosa. Iyo uri kwiborosa ugomba no kuborosa ururimi, kuko nirwo ruba rufiteho za bacteria zituma mu kanwa hanuka. Iyo uborosheje ku rurimi rero uba uzikuyeho za bacteria zo gutuma unuka mu kanwa. Ikindi nkunda gukora, wenda sinzi niba ari ngombwa cyane, ariko ngiye nkunda kubikora. Nkunda gukoresha mouthwash. Nkunda gukoresha iyi, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ugure iyi. Hariho ubwoko bwinshi butandukanye. Icyangombwa ni uko ugura itarimo alcohol. Iyi nkoresha niyo muganga wanjye yambwiye yuko nakoresha, kubera yuko ifasha amenyo yawe kutagira imyengemo vuba cyangwa se kenshi, kubera ko harimo bayita gutera fluoride, ariyo ingredients ibiri muri korogati ifasha amenyo yawe gukomera no kutangirika, kurinda amenyo yawe muri rusange. Hano harimo 0.2% ya fluoride. Ahantu hose ushobora kubona iyi niyo nanjye nakugiraho inama, kuko nanjye niyo muganga yambwiye yuko ari nziza. Niba muganga avuze ngo iyi ni nziza, I am nobody to complain. I'm gonna buy this. Ariko ubonye iyindi marke ifite iyo 0.2% kandi itarimo alcohol. Irimo alcohol ituma mu menyo hawe yumisha mu kanwa, kandi nkuko nabivuze kare, amacanjwe yawe gufasha kurinda no gukora isuku mu kanwa. Ubwo rero iyo ukoresheje ikintu kinkumisha, uba uri kwangiza kazi k'amacanjwe yawe afite. Ikindi kintu cyangombwa ni ukunywa amazi. Kunywa amazi yaba ari ku mubiri wawe, yaba ari ku mubiri, igice cyose cy'umubiri wawe, cyaba ari mu kanwa, cyaba ari mu maso, cyaba ari ku musatsi, cyaba ari no ku maso, mu matwi, byose. Kunywa amazi ni ikintu cy'ingenzi. Amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima. Hari comment yari yambajije se umuntu yakagombye kunywa amazi angana ate. Amazi batugira inama yuko twakagombye kunywa amazi ya litiro 2 ku munsi. Litiro 2 ku munsi ukagerageza kuzinywa. Niba udakunda kunywa amazi, nakugira inama wenda nko gushiramo nk'indimu. Abantu benshi bakunda gushiramo indimu, cyangwa se ugashiramo nk'ubwoko bw'imbuto butandukanye butuma ayo mazi akuryohera kurushaho. Ariko ibyo ari byo byose ugerageza uko ushoboye kose unywa amazi, kuko amazi ni ingenzi pe ku bintu byose. Niba ushaka kugira umubiri mwiza, ushaka kugira ubuzima bwiza, nywa amazi. Ayo gani niyo amatips nari mfite ajyanye no kwita ku menyo. Ubwo niba nawe hari amatips ufite, please comment down below kugira ngo twese dufatanye, kugira ngo ubutaha tutazagomba kuzajya tujya kwa muganga wacu tukadusaba kugaruka inshuro kuba ko basanzemo ikindi kibazo n'ikindi. Abaganga b'amenyo barahenze. So write in the comments dufatanye. Kandi niba iyi video nawe wayikunze, please like. Niba hari n'ikibazo ushaka kumbaza,
comment down below nzagerageza kubisubiza mu buryo bwose nshoboye. Mu bisanzwe mbifuriza ibihe byiza n'umunsi mwiza. Bye bye.